The cow knocked him into a pile of manure. Umugabo wari imbere y'inka yaramusekuye imujugunya mu kirundo cy'amase cyangwa se icukiro ryayo. Umugabo yari amaze guhutazwa n'inka. Igufwa ry'akaguru ke yarashwanyaguritse ku buryo atabashaga kugenda, nta nubwo yabonye ko yasaba ubufasha. Mu gihe cy'imyezi 5 yabayeho muri uwo mwanda awuraramo, imbeho imukubitiramo ndetse n'izuba ritamusize. Gusa ihene ye yamenye ko uyu mugabo yari wenyine. Ihene yamenye ko uyu mugabo ari we wari nyina y'icyo gihe yari mu bibazo. Ihene yaraje imuryamira iruhande, dore ngiyi ihene, dore kwiza. Ihene yamuraraga impande ikamwegera ku buryo yamushyushyaga mu ijoro. Iminsi yaragiye iricuma, umugabo nta mazi nta biryo ku buryo yagiye agacika intege. Gusa ihene ye yaramwegeraga ndetse ikamwemerera ko ayikama, agakamira amata yayo mu gikombe gishaje umugabo akanwa. Nuko n'umugabo yarokotse. Ntabwo turakomeza tutabanje kwibaza iki kibazo. Ihene ni itungo bwoko ki? Ubu bwenge zibukura he? Amata y'ihene n'ay'inka wagahisemo yakanywa yahe kubera iki? Ibyo nibyo tugiye gusobanura, ikaze mu kiganiro. Ndabasuje nitwa Samuel Mugisha. Kora subscribe uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge. Ihene ni imwe mu matungo agira ubushobozi buhambaye cyane urebye mu buryo bw'ubushobozi bw'imitekerereze, ubwonko bwazo, ku buryo n'amata yazo ubwayo atanga intungamubiri nyinshi cyane ugereranyije n'ubundi bwoko bw'amata waba warabonye, kandi harimo n'ay'inka. Reka turebere hamwe mu bintu bitangaje cyane ku ihene ndetse n'itandukaniro ry'amata yayo ugereranyije n'ayandi n'ubundi bwoko bw'amata wigeze kubona. Ihene ni imwe mu itungo rigira ubuhanga bukomeye cyane n'imibanire itangaje hagati yazo, cyane hagati yazo mu zindi hene. Nk'ubu ihene bizwi neza ko ari nyabwenge kandi zibasha kwiga imirimo n'ibyo zahawe vuba. Ihene ishobora gukora imwe mu mikino yo guhuza amashusho byihuse nibura mu gihe cy'amezi 10 ikabikora neza. Ni umukino aho babuye ikintu cyari kimwe bagitagaranyije nk'ifoto, ubundi ukongera ukagihuza ku buryo ukora ya foto imwe isa neza nk'iyo wari wahawe. Ni ibyitwa puzzle. Zinabasha gusoma neza amarangamutima ya muntu. Zibasha gusoma neza amarangamutima ya muntu ku rwego ruhambaye, ku buryo yareba mu maso y'umuntu ikaba yamenya niba arakaye cyangwa se niba yishimye. Bivuga ko ihene hagati y'abantu babiri ihitamo kwegereza umuntu ugaragara ko mu maso he yishimye. Ihene yawe yabiguhunga, byashoboka cyane ko uhana umunabi cyangwa se ukabuhora warakaye ufite umujinya. Ihene zizwiho gushaka ubufasha. Nk'izindi nyamaswa nk'imbwa, amafarasi, ihene ireba mu maso y'umuntu cyane iyo yugarijwe n'ikibazo itabasha kwikuramo. Zireba mu maso hawe zikahareba cyane nk'izikubwira ziti nkeneye ubufasha, nyamuneka mfasha. Uretse ibyo ngibyo, ihene zigira umuco kandi hari ibintu zihererekanya ku rubyaro rwazo mu bihe n'ibihe, ku buryo ziba zishobora kutanabikora na gato. Zishobora guhanahana ubumenyi n'ayo makuru uko ibihe bigenda bisimburana, basekuruza kuva kuri basekuruza kugeza ku buvivi. Ariko kandi hari n'ibiranga ihene mu bigaragara utabasha kubona ahandi hantu uko wiboneye. Nk'ubu imboni z'ijisho z'ihene ziratambitse kandi zikaba zikoze mu buryo bwa kare. Ibi bizifasha kureba ahantu hanini. Bizifasha kureba ahantu hanini hahagije. Idogera 320 kugeza kuri 340, hafi uruziga rwose. Ibi bizifasha kwirinda ibizihiga n'ibizizaniye ingorane mu buzima bwazo mu nguni zose z'ubuzima, zikabasha guhunga kandi hakiri kare. Usibye ibyo, ihene mu buryo kamere zizi kurira. Ihene zose ubona mu ngo zikomoka ku mukurambere wazo wabaga mu misozi. Ibi bizihereza ububasha buhambaye bwo kurira kubi kandi cyane. Zigiye zigira ibinono bikoze neza cyane bisa n'ibyiteguye gufata bifatika aho zikandagiye, ahazamuka, ahaterera,
yewe ihene zagiye zigaragara cyane zurira ibiti. Utegeze ihene umusozi, ihene irawurira rwose ukayoberwa ibibaye. Hari n'abavuga ko ihene zizi kwipfisha iyo zifite ubwoba. Ibyo ntabwo ari byo. Ihene iyo yugarijwe ifite uburyo kamere muri yo bwitwa myotonia congenita, aho zihagarara cyangwa se zikaguma hamwe zitanyeganyega uko zimeze, gutyo ku buryo zishobora kwisanga zanituye hasi, gusa ziba zigifite ubwenge. Nko mu mateka hari ibintu byinshi ihene zafashije abantu kuvumbura. Nk'urugero, ihene bivuga ko yafashije mwene muntu kuvumbura ikawa, coffee. Icyo gihe bivuga ko umworozi w'umunyatiyopiya yabonye ihene ze uburyo zagaragaraga nk'izifite imbaraga bitangaje iyo zarishaga utubuto tw'igihingwa kimwe. Icyo gihe yahereye aho maze ahita amenya ikawa n'ibyayo. Icyo gihingwa zarishaga cyari ikawa. Nk'ubu ngubu amata akomoka ku nka akunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara amata y'ihene yaramamaye cyane henshi cyane ku isi. Itandukaniro riboneka hagati y'ubwoko bw'amata riratangaje, nimureke turivugeho. Itandukaniro hagati y'amata y'inka n'ay'ihene akenshi riboneka iyo urebye ku buryo umubiri ukoresha bumwe muri ubu bwoko bw'amata, ingano y'ibinure ibonekamo ndetse n'intungamubiri zibonekamo. Mu bwoko bw'imyunyungugu amata y'ihene aza imbere ku y'inka. Intungamubiri zo mu bwoko bwa vitamine amata y'ihene akenshi aza imbere. Nk'ubu ihene ibasha guhindura ikinyabutabire cya karotene kiboneka mu byatsi mu vitamine A, ikagihinduramo neza kuruta uburyo inka zibikora. Niyo mpamvu amata yayo agaragara nk'umweru cyane kuruta y'inka. Mu gukoreshwa neza n'umubiri, amata y'ihene aroroha cyane kuko agira icyitwa fat globules, ibinure ndetse na proteine yo mu bwoko bwa caseine akenshi ijya kumera yiboneka mu mashereka y'umubyeyi w'umuntu. Ibi biyorohereza cyane mu igogorwa byayo iyo ageze mu gifu. Niyo mpamvu amata y'ihene ari meza ku bana babuze ababyeyi bakiri bato nk'impinja kuruta y'inka. Amata y'ihene aguma uko ari iyo ageze mu muntu mu gifu cye kurenza uko amata y'inka yitwara mu nda ye. Imyunyungugu n'intungamubiri nka potassium ifasha mu gukomera kw'amagufwa, magnesium ifasha mu bikorwa bitandukanye by'umubiri biri hejuru cyane mu bintu mu mata y'ihene kurenza amata y'inka. Vitamine B12 ibi byose biri hejuru ndetse n'ibindi byiza utabara. Bisa nkaho ukeneye korora ihene uyu munsi cyangwa se mu kimwe ugashaka ihene imwe ukayihindura inshuti yawe magara. Inshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Telemontagne Rwanda. Ikiganiro natugisoreje. Ibiganiro nk'ibi ni hano bikurikira. Iki kiganiro wagikunze wifuza kwiga ikindi kintu gishyashya, dore ikindi kiganiro wareba kuri screen yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe uri kureba ari iki ngiki, kandi nanagishyize muri comment hasi munsi y'iyi video link yacyo. Reba icyo kiganiro nacyo ni cyiza. Nitwa Samuel Mugisha, naho gutaha.